ndabasuje mu mwese mukuri cyane yitwa Iramiro TV. Amahoro y'Imana abane namwe muhere ku mpera z'isi zitandukanye. Narivuze ngo mwebwe mwagize ibyago Imana ibakomeze, namwe mudafite ibyiringiro Imana ibahe ibyiringiro, namwe murwaye mu bitaro Imana ibakize mu izina rya Yesu. Umwanditsi umwe yaranditse arandika avuga ngo hahirwa bapfa bapfire umwami, umwuka ati yego ye baruhuka imiruho n'imihate byo mu isi. Undi mwanditsi arandika aravuga ngo muri iyi si wacu turabashyitsi n'abimukira kuko hari ahandi tuzajya kuba. Undi mwanditsi aravuga ngo na nyuma y'ubuzima ku bantu bizera, ku bantu bizeye Kristo, ku bantu bapfanye na Kristo hanyuma bakazukana nawe hari ubundi buzima. Undi muririmbyi yararirimbye aravuga ngo hari ibyo munsi mwinzirirwa mu isi ariko sinyirarimo. Hanyuma ni inkuru itoroshye kuyakira, ni inkuru ishinguye abantu imitima, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru kuyumva mu matwi birimo bibabaza, ndetse ni inkuru yashinguye imitima y'abantu. Hanyuma umwanditsi umwe yaranditse aravuga ngo urupfu ni inzira iduhuza n'Imana, ni irembo riduhuza n'Imana, ariko nubwo ari irembo riduhuza n'Imana, ugiye abagiye ariko abasigaye dusigarana agahinda ndetse n'ishavu n'umubabaro. Iyo twibutse umuntu wacu twabanaga cyangwa mu buzima twabanagamo bwa buri munsi, bidutera agahinda. kandi impamvu abasigaye turira tukagira n'agahinda gakomeye nuko uba ugiye tuba tutazabonana, kereka kubizera twizera ko hazaba umuzuko, nibyo byiringiro tutadufite. naho ubundi kuba tizera bo urumva nyine ntabwo biba byoroshye. Hanyuma ni inkuru itoroshye kuyakira, ni inkuru ibabaje imitima y'abantu bari bazihirwa Olivier. Ubu tuvugana ntabwo akiri mu isi y'abazima, yamaze gutabaruka. Hanyuma Olivier yari umwana w'umusore, umwana w'umusore si y'abazima. Nyakwigendera Olivier yamaze gushyiramo umwuka isaha y'isa 5 z'ijoro. Nibwo amakuru yatugezeho ko birangiye avuye mu isi y'abazima. Hanyuma uyu Olivier yari umusore, yari umwana mutoya w'umusore, ariko ubuzima bwe bwaranzwe no gusenga, ubuzima bwe bwaranzwe no kuba yari yariyeguriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Hanyuma ni umusore wakundaga gusenga, yakundaga ibintu by'amasengesho cyane. Ni umusore byagaragaraga ko yari yariyeguriye Imana mu buzima bwe bwose. Hanyuma yamaze kwitaba uwamuremye. Twavuga ngo naruhuke mu mahoro, twavuga ngo umwami yakoreye namwakire, twavuga ngo Imana yashakishije, Imana yasenze, Imana yasenze ku manywa, Imana yasenze nijoro, nimwakire mubayo. Hanyuma Olivier agomeje kugenda nyine abaza imitima y'abantu itari bake. Hanyuma amagurupe basenganye, abantu bagiye basengana, abakobwa bagiye basengana, abasore, abagabo, ababyeyi bakomeje kugira agahinda kubyakira byabagoye, kuko yari akiri umwana w'umusore mutoya cyane rwose. Mu yandi magambo ni inkuru itoroshye kuyakira. Hanyuma uyu Olivier Hirwa yakunze gusenga cyane, yakunze kwiyiriza. Ubuzima bwe bwaranzwe no gusenga, ubuzima bwe bwaranzwe no kwitonda, ubuzima bwe bwaranzwe no kuba umusore ushima Imana, ubuzima bwe bwaranzwe no kuba mu banyamasengesho. Nubwo yari akiri umwana mutoya w'umusore, ariko yasenze Imana. Ubuzima bwe bwagiye burangwa no kuba yakegera Imana. Ubuzima bwe bwaranzwe n'imyifatire myiza kandi n'imico myiza. Nawe wari kumureba akiri muzima ataratabaruka rwose kuba ati uyu musore wose yamenye Imana kandi yiyeguriye Imana. Hanyuma abantu bagomeje nyine kubabara mwasenganye. Hanyuma tumbere na mbere twagira ngo dukomeze abantu basenganye, dukomeze abantu babanaga mu magurupe, dukomeze cyane cyane by'umwihariko ababyeyi be, dukomeze cyane cyane abavukanyi be, dukomeze cyane cyane abantu
babanaga isaha ku yindi cyangwa se umunsi ku wundi, tubakomeza tubabwira ngo nimuhumure kandi mukomere, Imana amahoro ibakomeze ibahe inkomezi, kuko Olivier we yamaze kwitaba wamuhamagaye cyangwa se wamuremye. Hanyuma urupfu rurababaza, urupfu rushengura abasigaye, ariko ugiye we abamaze kugera mu gituza cya Aburahamu, Imana iba yamaze kumwakira mu bayo. Hanyuma Olivier ajya gufatwa, yafashwe abapararize, yafashwe n'uburwayi abapararize, ari ibintu byoroheje, afatwa ari ibintu bigaragara ko bidakomeye, bavuga ngo buri ejo azakira. Baramusengera, hanyuma babona ntagakize, bamujyana kwa muganga, hanyuma babona ntabwo biri kugenda biza nyine, hanyuma agomeza kurwara. Hanyuma uyu munsi isaha none nijoro isaha 5 nibwo amakuru yatugezeho avuga ko Olivier Hirwa birangiye avuye mu mwuka w'abazima, yitabye Imana. Olivier nyakwigendera ko birangiye, ni inkuru yumvikanye mu matwi y'abantu, ni inkuru yaje ibabaje, ni inkuru ku bantu basenganye na Olivier bibyagoye kubyakira, bakajya bavuga ati ntabwo ari byo, ariko kugira ngo tubamare amatsiko n'impungenge ko Olivier byamaze kurangira, nyakwigendera Olivier byamaze kurangira, yamaze kwitaba Imana. Hanyuma twagira ngo tubwire abantu ngo bahure biteguye, ko batazi umunsi n'igihe. Ushobora kugenda ugasitara ukabura apfuye, ushobora kugenda ugakora impanuka ukabura apfuye, ushobora kugenda wakorora ukabuguye hasi ugapfa, ushobora kuryama ugahita byarangiye, hanyuma ushobora kwikanga nabwo bikaba birarangiye. Tukagira ngo twibutse abantu ko tutazi umunsi n'igihe, niba Yesu atinze imperuka ye ntabwo itinze, kandi twagira ngo tubwire abantu bahure bejejwe gato no ku kanini, abantu babane n'abantu bose amahoro, kuko umuntu agendana n'urupfu muri iyi si ntabwo ari iwacu. Hanyuma muri iyi si turimo nk'abashyitsi, kuko ikibazo ntabwo ari ugupfa, ahubwo ikibazo ni ugupfa upfiriye mu byaha, ikibazo ni ugupfa ugapfa urimbutse. Naho undi iyo upfuye warukijijwe, wari umukirisitu, urapfa ukajya aheza, Imana ikagutuza aheza. Kandi bibutse ko iyo umuntu atakoze neza akiri mu buzima, n'ubundi na nyuma y'ubuzima nta gukora neza, nta mirimo, nta migambi. Kandi bibutse ko umuntu yitaba Imana ari muzima. Iyo umuntu yamaze gupfa ntabwo yitaba Imana, kuko aho tuba tugiye ntabwo bakora, ntabwo bashima, kandi ntabwo basenga, ntabwo ikintu na kimwe bakora, ahubwo umuntu yitaba Imana akiri muzima. Kandi umuntu asenga Imana akiri muzima, umuntu atunganya ubuzima azabamo nyuma y'ubu buzima akiri muzima. Hanyuma najya ngo mbabwire ngo uyu munsi iyo tubonye umuntu inshuti yacu agiye, tukabona umuntu mu muryango wacu aragiye, hanyuma aba ari integuza yuko nawe ejo wagenda, aba ari integuza yuko nawe biba biguteguje ngo ejo ni wowe ugiye kurikiyeho. Hanyuma nyine twagira ngo dukomeze abantu bari bazanye na Olivier, ababyeyi be, dukomeje abantu basanye amagurupe, hanyuma tubakomeza tubabwira ngo nimuhumure, nidukora neza tuzamusanga, yuko Olivier we yamaze kwigendera, yamaze kuva mu mwuka w'abazima, yamaze kwitaba Imana. Kandi twagira ngo tubwire abantu ko Imana iri gusarura uko ishatse, igasarura bishatse, abana, abasore, abagabo, ababyeyi. Hanyuma twagira ngo tubabwire ngo mwitegure, kuko mutazi umunsi n'igihe. Hanyuma rero uyu Olivier byarangiye nyine, amakuru yandi ndetse no gushyingurwa kwe ndetse n'ikiriyo tuzagenda tubikurikirana 5 kuri 5, tuzagenda tubamenyesha ubuzima bwe, ko ibyo yaciyemo, ko yakoze, ko yasengaga, byose tuzagenda tubanyuramo muri makeya. Ariko amakuru yihutirwa yaragezweho nyine, yarayangaye kubabwira ko Olivier Hirwa byarangiye, yamaze kwitaba Imana. Yari mu ncamake twatubabwiyemo, ariko inkuru irambuye tuzagenda tuyibanyururamo isaha ku isaha. Tuzabagezaho umuhango hose wo gushyingurwa kwe
murakoze. Yari Iramiro TV, Imana ibahe umugisha, turabakunda mwese mwakoze subscribe, mwese mwashayirinze abandi, mwese mwanditse comment, turavuze ngo Imana ibaduhere umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom, ciao 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 ciao.